Yesu nashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 10 n'uwa 11. Aranditse ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Aya magambo ni ubuhamya bukomeye bw'uko Yesu Kristo afite icyubahiro cy'ikirenga. Pawulo yandikiye Abafilipi ashishikariza Abakristo kumenya uwo bari kumwe nawe, ko Yesu atari umuntu usanzwe ahubwo ari Uwiteka. Amavi yose apfukame. Ibi bisobanura ko nta muntu, nta kiremwa, nta cyaremwe na kimwe gishobora kwirengagiza icyubahiro cya Yesu. Umunsi uzagera bose bazemera ko ari umwami, baba bamwemeye cyangwa abataramwemeye. Ibintu byose bizemera ubuyobozi bwe, abari mu ijuru, abamarayika, abari ku isi, abantu n'ibindi byose, byaba ibiremwa by'umwuka, zaba imbaraga mbi, byose bizemera ko Yesu Kristo ari umwami. Izina rya Yesu si irindi zina risanzwe, ni izina rifite imbaraga, rihindura ubuzima, ritsinda Satani, rikiza abarwayi, rikura abantu mu mwijima. Iyo usenze mu izina rya Yesu uba uri gutumiza ububasha bwo mu ijuru ngo buze iwawe cyangwa ngo busange aho uri. Imana yacu ishimwe. Indimi zose zizahamya ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Buri rurimi ruzavuga, nta rurimi ruzaceceka, nta shyaka, idini cyangwa igihugu kizashobora guhisha ukuri ko Yesu ari umwami. Uko abantu bavuga amagambo y'isi, bazagera aho bavuge ko Yesu ari umwami, kandi bazavuga ukuri ngo Yesu ni umwami. Imana yacu ihimbazwe. Ntukagire ubwoba, ufite Yesu, ufite izina risumba ayandi yose. Pfukama mu izina rye buri munsi, mutumbire, umubwire ubuzima bwawe bwose, haba ubwo mu rugo, haba ku ruhare rwawe, no mu byo ukora byose. Pfukama ubwire Yesu. Ubwiza bwe buzatuma abantu bamwubaha, bityo Imana Data ihimbazwe. Izina rya Yesu si irindi zina risanzwe. Iyo urivuze mu kwizera rihindura ibintu, rigomora ingoyi z'ibyaha, rikuraho imbaraga mbi, rikiza abarwayi. Yesu yaravuze ati muzashyire ibiganza ku barwayi bakire, byose bikorwa mu izina rye. Rikiza imitima ivunitse cyangwa ibabaye, abantu benshi bafite ibikomere, agahinda, gutereranwa, ariko Yesu arabakiza. Imana ishimwe. Nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bakirizwamo keretse Yesu. Nubwo hari amazina menshi, nta rindi zina rikuraho ibyaha. Iyo wemereye Yesu nk'umwami n'umukiza, izina rye rikwandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Izina rye rihesha Imana icyubahiro. Iyo abantu bamwubashye baramuhamya, Imana Data igahimbazwa. Iyo dutangaza ko Yesu ari umwami, tuba turi guhesha Imana ishimwe. Niyo ntego y'ubuzima bwacu, guhesha Imana icyubahiro mu buryo bwose. Pfukama imbere ya Yesu n'umutima wawe, si ukuvuga gusa, ahubwo ni ukumwubaha no kumushyira imbere mu buzima bwawe. Hamya izina rye, tangaza ko Yesu ari umwami aho uri hose, haba ku mbuga nkoranyambaga, haba mu rugo, mu kazi, mu ishuri n'ahandi. Rinda izina rye kandi witondere uko witwara imbere y'izina ryiza rya Yesu. Ibikorwa byawe byose byerekane ko Yesu uri uwe. Menya ko ufite ububasha ku izina rya Yesu. Iyo wemereye Yesu uba ufite ububasha budasanzwe. Ufite uburenganzira bwo gukoresha izina rye. Buri gihe wumva uri mu kaga, ushobora kuvuga uti Yesu mfasha. Iyo uhagarariye Yesu uba uhagarariye ubwami bw'ijuru mu isi. Yesu yaravuze ati ibyo muzabohora mu isi bizabohorwa no mu ijuru. Aho ni muri Matayo 18 umurongo wa 18. Vuga izina rye buri munsi. Buri munsi banza izina rya Yesu. Mu gitondo ubwire Yesu uti mwami Yesu,
nkweretse imishinga yanjye, nkweretse urugendo rwanjye, abana, akazi, mu izina rya Yesu. Ibyo byose ujye ubanza ubivuge mu gitondo, buri gihe ujye ubanza wibutse Yesu kukurindira ibyawe. Jya usenga, usengera ibintu byose. Iri zina rituma ibyo dukora byose biba amateka kandi bikatugirira akamaro. Si iby'abantu gusa, ahubwo iyo dusenze mu izina rya Yesu ibintu byinshi birakoreka. Tubwire abandi ibyiza by'izina rya Yesu. Izina rya Yesu si iry'abarwaye gusa cyangwa se iry'abantu bababaye gusa, ni iry'abatuye isi bose. Kandi izina rya Yesu nanone si iry'umuntu umwe, ni iry'isi yose. Iyo ubwira abandi ubutumwa bwiza uba ubereka umucyo. Tangira ubwire abantu, ubwire umuryango wawe, ubwire inshuti, ubwire abaturanyi izina ryiza rya Yesu nabo barimenye. Kandi bene data bavandimwe, nimwibeshye, uwo mwiyeguriye niwe mugomba kuba imbata ze. Niba twiyeguriye Yesu tugomba no kumumenyekanisha ahantu hose. Imana yo mu ijuru ikomeze kuduhana umugisha. Izina rya Yesu ntirigomba kuba mu magambo gusa, rigomba kuba mu bikorwa no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igihe cyose ugaragaje imbabazi muri wowe, ugaragaje urukundo, gukiranuka n'ubwiyoroshye, uba uri kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Imana rero idukomeze, Imana ibahe umugisha, kandi mureke dukorere Imana. Izina ryiza rya Yesu naryo rizadukiza nidukomeza kwemera kumwiyegurira. Imana yo mu ijuru ikomeze kuduhana umugisha. Nk'uko twabisomye, ni ukuvuga ngo amavi yose agomba gupfukamira izina rya Yesu, kandi ibyo mu ijuru cyangwa se ibyo mu isi nabyo bikamuvuga, bikamusingiza, ndetse kandi ngo n'ibyo munsi y'isi nabyo bigasingiza izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, indimi zose zo mu mahanga yose zikwiriye kuvuga umwami w'amahoro, zikwiriye kwamamaza Yesu, zikwiriye kumwatura zikamuvuga zidategwa, kuko Yesu Kristo ari Uwiteka, kandi Imana Data wa twese nayo izajya ihimbarizwa ko twavuze izina rya Yesu. Bene data bavandimwe rero, mureke dukorere Imana yacu, mureke tuyivugire, mureke tuyisingize, mureke tuyivuge kugira ngo natwe tuziturwe ubugingo buhoraho. Kandi ntugire ubwoba mwene data, ntugire ubwoba bwo kuvuga Yesu, ubwiza bwe ntugire ubwoba bwo kubuvuga, kandi nkubwira ngo ubwiza bwa Yesu buzatuma Imana yacu yubahwa nitubuvuga. Kandi mwene data nkubwira ngo ujye upfukama ubwire Yesu uti Yesu ndi uwawe, kandi ndagukunda, ndakwiyeguriye, Imana yacu itugirire neza. Ibi ngibi mwene data ushobora kubitangaza, ushobora kubivuga, ushobora kubyumva mu mutima wawe, ushobora gusingiza Yesu kandi ukamukunda, ukamwiyegurira, kandi ntabwo byakugora wabishatse. Izina rya Yesu rero rifite imbaraga kurusha andi mazina yose, kandi nk'uko nabibabwiye rikuraho ingoyi z'umwanzi ndetse rikadukiza mu buryo butandukanye. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza. Izina rya Yesu ni izina ryiza, ni izina ry'icyubahiro, izina rye rihesha abantu agaciro, izina rye rituma umuntu abaho mu buryo bwiyubashye iyo yemeye kuryiyegurira. Bene data abakozi b'Imana, uyu munsi turasabwa kwiyegurira izina ryiza rya Yesu. Turasabwa kubana n'Imana, turasabwa gukorera mu kuri no mu mwuka. Imana yo mu ijuru ikazatugirira neza. Kandi bene data mbibutsa ko uyu munsi wa none abantu benshi bari kugenda birengagiza izina ryiza rya Yesu, kandi kuba utaramenye Yesu ntabwo ari cyo kibazo, kuko abantu bose ntabwo ariko bamwemera. Ahubwo icyo usabwa uyu munsi ni ugufata imyanzuro nawe ukavuga uti se biriya abantu bagiyemo ngewe na wabijyamo nanjye nkareba, uwajya gushaka Imana nanjye nkareba, uwahamagara Yesu nanjye nkareba icyo azamfasha. Rero nkubwira ngo Yesu niwemera kumukurikira, niwemera kumuhamagara, niwemera kubana nawe, ndabizi ubuzima bwawe buzahinduka, ndabizi uzaba mu mahoro gusa, ndabizi Imana izataha iwawe, kandi rwose uzasanga ari ukuri. Imana itugire neza rero, iduhane umugisha, kandi mukomeze kwizera, mukomeze gusenga. Imana yo mu ijuru izakomeza kubana namwe. Bashimiye cyane abakunzi banjye ba Merance TV Show, ni ukuri Imana ibahe umugisha, kandi muze tubane buri munsi. Ijambo ry'Imana rwose tuzajya turyumva, kandi Imana izadushyigikira, izabana natwe. Reka dusenge.
Mana Data, twemerere ko izina rya Yesu riganza mu mitima yacu, mu miryango yacu no mu gihugu cyacu, ndetse riganze no ku isi yose. Tugutuye byose kandi tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.